sinakubaza impamvu ituma ubikora, kuko nzi neza ko biba bikwiriye, nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera, ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye. Yes, nkuko rero turi kumwe kuri live TikTok, turi mu ijambo rivuga ngo Imana yacu ntabwo ijya yumva amabwire. Niyo topiki, ni nayo sije. Hanyuma abantu baraza kutwihanganira, ndabona byananiranye ntako ntagize. Niba munyumva muraza kubimbwira, niba mutananyumva kandi hano muranyumva? urakumva neza, urakumva, uri mu kirere cyiza cyane. Okay. Uyu munsi ni kuwa gatanu mutagatifu. Uwo muntu atuye i Kanombe, atuye hehe? Watumye utingira? Hanyuma nk'uko mubizi umugani wa Kakajwi, tugeze i Kigali vuba. Abantu rero mudukurikiranye live kuri TikTok, turi muri studio z'Iriba ry'Abera TV. Uyu mwanya rero ndagira ngo wanshizemo nanjye, zamuka nta kibazo, aka request. Okay. Mbatu bemuwa jana nae inakula kutambua nae. Voilà. Okay. Yes. Tubahaye ikaze, murakoze kubana natwe, turi muri studio z'Iriba ry'Abera TV. Muri kumwe na Nibishaka Theogene. Ndi umukristo mu itorero ADPR Paruwasi ya Gasave, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero ni wa gatanu mutagatifu. Reka rero nisabire abantu badukunda, apana abafana, abantu badukunda. Buriya umuntu ugukunda n'umufana ni abantu babiri batandukanye. Byanze bikunze, iyo umufana agiye hasigara umukunzi, umukunzi yagenda hagasigara umufana. Uyu mwanya rero ndagira ngo tuze gufataniriza hamwe kuganira. Ni ikintu nateguye, ntabwo kintunguye. Ni ikiganiro nateguye nifuza kugirana n'abarokore cyangwa se abantu bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ni ijambo rivuga ngo amavuta niki. Hanyuma
amavuta niki? Oya sha Jojo, oya rwose, oya pe. Hanyuma turi live ku Iriba ry'Abera TV, turi live ku Imana Yacu TV, turi live kuri TikTok nibishaka Theogene. Ndashaka tuganire ku kintu abantu benshi bamaze igihe kitari gito mu idini cyangwa mu itorero bibaza. Ikintu cya mbere ni ikintu bita imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana, umuntu wese arakubwira ibintu, wamusobanuza, wamubaza akakubwira ngo ibintu by'Imana biritonderwa, imvugo y'Imana irazimije. Hanyuma icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ijambo rivuga ngo ese koko uriya muntu yarari mu mavuta. Aha rero tugiye gufataniriza hamwe kwibaza ngo none se amavuta ni iki? Ubundi nyamukuru wa mugani, abahanga muze kudufasha, muturebere, muze kutubwira ubundi koko niba atari ibanga amavuta ni iki. Ni ibintu bibiri shaka ko tuganira. Mu kanya kashize hari ikiganiro nakoze kiri ku Iriba ry'Abera TV. Nagikoze nambaye jire nari nambaye, nyikuyemo mu kanya n'uyu mupira, abadukurikirana baraza kubibona. Ndashaka mbereke cyangwa se mbatandukanirize amavuta, ariko tubanze duhere ku mvugo y'Imana. Imvugo y'Imana ni iki? Imvugo y'Imana iteye ite? Imvugo y'Imana kugira ngo umenye ko Imana ivuganye nawe ubibwirwa n'iki? Utandukanya gute ijwi rya Satani? Utandukanya gute ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umuntu? Iyo umuntu ari kuvugana n'uwo bamenyeranye, muze kunyumva neza, iyo umuntu ari kuvugana n'uwo bamenyeranye, byanze bikunze ijwi ry'umuntu mumenyeranye urarimenya. Aka kantu uhita ukavivura rero, kano uhita ukavivura. Umuntu wese, umwana wese aho ava akagera amenya ijwi rya mama we, akamenya ijwi rya papa we. Umugabo wese wubatse azi ijwi ry'umugore we kurirobanura mu majwi y'abandi bagore. Umugore wese wubatse azi kurobanura ijwi ry'umugabo we riri mu yandi majwi y'abandi bagabo. Muratwandikira muri komanteri utubwira uti turashaka no kumenya iki kintu, turashaka iki nacyo tumaze igihe tukibaza. Yes, umuntu wamaze kumenya ijwi ry'Imana iyo ivuze arabimenya. Umuntu wamaze kumenya ijwi ry'Imana iyo ivuze arabimenya. Indogobe imenya ijwi rya shebuja, kandi shebuja nawe akamenya indogobe ye. Imana iguhe umugisha. Wenda ushobora kuba wari uzi ko ngiye kuvuga ibindi bintu bitewe n'umutima wawe, ariko iki kintu abantu benshi cyarabacanze, cyarabayobeye. Ujya kumva ukumva umuntu arifashe ati buriya niyivuze, undi ati wabwirwa n'iki ko ari yivuze. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe gutandukanya ijwi ry'Imana
n'ijwi ry'umuntu. Icya mbere utega amatwi. Ahantu ijwi ry'Imana ritandukanira n'ijwi ry'umuntu bisanzwe, nuko iyo ijwi ry'Imana, yes mahombi, nuko iyo ijwi ry'Imana, iyo Imana igiye kuvugana nawe, iyo Imana igiye kuvugana nawe, hari ibimenyetso bibanziriza ijwi ry'Imana. Iyo Imana igiye kuvugana nawe, hari ibimenyetso bibanziriza iryo jwi. Iyo ngiye kuvuga ibi bintu ndaseka bitewe n'impamvu. Ikimenyetso cya mbere kikwereka ko Imana igiye kuvugana nawe. Imana ivuga mu bice bitandukanye. Urugero, hari ijwi ry'Imana mu ruhame, hari ijwi ry'Imana rivugira mu ruhame, hakaza ijwi ry'Imana rikurobanura mu bandi. Hari irivugana nawe ugenda mu nzira, hari irivugana nawe uryamye, hari n'irivugana nawe uri mu iteraniro. Reka duhere mu iteraniro kuko niho hantu hakunda gukorerwa ibintu nk'ibyo. Mu iteraniro nta jwi ry'Imana rishobora kumanuka mu gihe cyose abantu bari mu ntege nke. Ntabwo bikunda. Impamvu ya mbere, iyo ijwi ry'Imana rimanutse ribanzirizwa n'umuriri. Umuriri cyangwa se umutingito cyangwa se umuriro wa Mwuka Wera cyangwa se umuriro wa Pentekote. Ngire ngo mu kwa kane niho twizihiza Pentekote niba ntibeshye. Byanze bikunze, kugira ngo umenye ko Imana igiye kuvugira mu iteraniro, habanza umwuka ubanza kumanuka wo gucecekesha abana bari bari kurira. Uwo mwuka akagenda akavunagura imbaraga zari zitangiye gusohora abantu mu iteraniro. Ukabona abantu bose baratuje, bagiye muri mudu mu mwanya umwe. Iyo icyo kirangiye, ujya kubona ukabona uwari utangiye gusinzira ahise akanguka. Impamvu ahise akanguka nuko habayeho ibihe bidasanzwe. Uko udashobora gukora imibonano mpuzabitsina utabanje kubyumvikanaho n'uwo mugiye kubikorana, ni nako Umwuka Wera adashobora gutungurana ngo avugane n'abantu atabateguye. Ntabwo icyo kintu kibaho. Mwuka Wera aramanuka agatanga ibihe byiza by'iteraniro, korari yaririmba, ukabona abantu barafashwa, mwarimu uyoboye, ibintu byose ugenda ubibona, ugenda ubona ko biri mu murongo wa Mwuka Wera. Hanyuma hakaza kumanuka umuriri. Umuriri ni nk'ikintu kiremereye kigiye gutambutsa kigatigisa ibindi bidakomeye. Nibwo ujya kubona rero ukabona hariya barasetse, umwe muri korari bateye haleluya ari nka babiri, ukajya kubona ukona mu iteraniro mo hagati batatu bahagurukiye icyarimwe bakubise haleluya. Byanze bikunze Mwuka Wera yagezemo tayari, yamaze kumanuka. Nibwo rero Mwuka Wera agenda akarobanura umwe mu bantu yitoranirije akamuhangaho, hanyuma yarangiza akamukoresha ubuhanuzi bukagira gute, bukamanuka.
umuhanuzi uri mu mwuka uzamubwirwa n'iki? Ikimenyetso cya mbere, abari mu ndimi zitumvikana, nta muntu n'uyu n'umwe wazisobanura. Icya kabiri kandi abari mu isi ya wenyine. Icya gatatu ni uko agomba kuba ari gututumuka icyunzwe, ukabona ameze nk'umuntu wataye kiribure, ariko umuntu hano ukabona ari seriye, ukabona ibintu arimo ari seriye. Ujye umenya ko uwo muntu ari guhanura ibintu yoroganije mu mutwe we kugira ngo adasobwa, mbese adata kontorori, kuko nyine ni setting mind, ni organization. Ariko umuhanuzi uri mu mwuka ni itegeko, ni ihame, agomba gututumuka icyunzwe kubera ko mo imbere aba ari gushya, kandi ibintu aba ari kuvuga biba bimuremerereye, bimurusha imbaraga. Uwo rero niwe muhanuzi uba uri mu mwuka. Hanyuma kugira ngo umenye ko ibyo ari guhanura bikureba, ni igihe cyose wumva biza bigupusa, bigufata, bigukuramo intege nke. Niba waje urwaye ugomba gukira n'ihame. Niba wari ufite intege nke zigomba guhita zikurekura n'itegeko. Niba wari uri gusinzira, ibitotsi bigomba guhita byibwiriza bigacaho, kubera ko isanduku y'Imana iba imanutse mu iteraniro, ntabwo yemerewe kubangikanwa n'ibitavuga Imana. Hanyuma rero icyo nicyo gituma umenya gutandukanya ijwi ry'Imana mu rusengero. Kandi iyo ubwo buhanuzi bukureba, kambivuge nitonze, iyo ubwo buhanuzi bukureba ari wowe bureba, ni ikimenyetso cy'uko wowe ubwawe ugenda ubyakira wumva ari ibyawe. Hari ibiza bihuza n'ibyo warayemo mu gitanda cya wenyine, nta wundi muntu wari uhari, ukavuga uti yo, ya marira yanjye kumbi Imana yambonye, ka gahinda kanjye binyeretse ko yambonye. Deni ubuhanuzi bumanuka buje kureba nyirabwo mu idini, cyangwa mu modoka, cyangwa mu rusengero, cyangwa mu muhanda, cyangwa no mu gitanda. Imana iduhane umugisha. Tugaruke rero kuri iki kintu. Abantu benshi cyane bananiwe gutandukanya imbaraga z'Imana n'imbaraga z'imyuka mibi. Tugiye kurebera hamwe icyo bita amavuta. Amavuta, uzumva iteraniro ryashyushye, abantu barimo neza, noneho ujye kumva wumve ngo uriya muvugabutumwa ngo yari arimo neza, ngo yari ari mu mavuta. Impamvu nta yindi. Amavuta nayo agizwe n'amoko atatu. Amavuta ya Mwuka Wera agizwe n'amoko atatu y'amavuta. Nari ngize ngo network ivuyeho. Ni amoko y'amavuta atatu. Hari amavuta yo mu keso, ubwo niko kabya. Hakaba n'amavuta yo mu ihembe. Hakaza rero n'amavuta y'ikiryango, cyangwa se icyo mwita famiye mu rurimi rw'igifaransa. Ni amavuta y'amoko atatu. Amavuta y'abami, amavuta y'igisekuru, amavuta yo mu kabya, n'amavuta yo mu ihembe. Byanze bikunze mu bantu 10 bankurikiye, murabizi neza ko tugira imodoka z'amoko atatu. Hari imodoka ya esanse, tukagira inywa mazutu, ubu noneho barabyohereje, haje n'iz'amashanyarazi. Tugiye kureba rero umuhanuzi. Munyumve neza, aha hantu harakomeye. Wowe umaze iminsi wihana ngo Imana imbabarire gucumuzwa n'abahanuzi, Imana imbabarire kwibaza ku bakozi bayo, Imana imbabarire, biriya byose ngiye kukwereka impamvu.
tugiye guhera ku muhanuzi uri mu mavuta gakondo, impano gakondo y'amavuta ya famiye y'ikiryango. Wa mugani abanyarwanda baca ngo ibintu bijya mu bindi cyangwa se bijyaho byahoze. Byasobanuraga ko iyo wabaga ushatse umugore washatse mu bakire, namwe iwanyu muri abakire, niho rero hava uwo mugani uvuga ngo ibintu bijya mu bindi kandi ibintu bijya aho byahoze. Urugero, aya mavuta y'umuryango rero ni wa muntu baca umugani mu kinyarwanda ngo irya mukuru riratinda ariko ntirihera. Aka kantu uze kukandika ahantu, ayo ni amavuta. Irya mukuru riratinda ariko ntirihera. Icyo ni cyo gisobanuro cya nyacyo cy'amavuta ya muntu udasenga, utazi n'umuryango w'urusengero, wa wundi ukubwira ati genda uzabona ndi nyoko, bikagukurikirana. Mu yandi magambo, ayo ni amavuta ya karande. Uwo mwuka wa karande rero ni uko abantu benshi babifata bakabigira ibintu by'abadayimoni, bya satani, ariko iyo ubigenzuye ntabwo ibyo bintu byose biba biva kuri satani. Kuko Bibiliya ubwayo yaravuze ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uyu mwanya rero niyo mpamvu so ahagarara ku maguru ye abiri, akatura ijambo n'akanwa ke, icyo bita autorite, hanyuma imbaraga zivuye muri ako kanwa zikagukurikirana. Icyo akwatuyeho kigomba kukubaho byanze bikunze. Twagiye, uraza kubona ko impamvu akuvuma, reka mbyite uko, cyangwa se icyo akwaturiyeho kikakubaho, ni impamvu imwe itagira iya kabiri. Impamvu ya mbere, uri amaraso ye. Iyo niyo mpamvu, uri amaraso ye, agufiteho ububasha, isiko wakubyaye. Kabiri, uri imbuto yabibye, Imana irayeza, uri imbuto yibibiye. Niyo mpamvu mu irangamimerere ryawe uri mwene runaka wo kwa runaka, igisekuru. Ayo ni amavuta ya karande y'umuryango. Tuze rero ku moko y'amavuta. Ubwoko bwa kabiri bw'amavuta ni amavuta yo mu keso, amavuta yasutswe ku mugabo witwa Sawuli. Sawuli ngire ngo ni umwami w'Abisirayeli. Aya mavuta yo mu keso, 88% atunzwe n'abarokore bakurikira. Kanitondemo, aya mavuta yo mu keso, nari nihuse, ni amavuta arangwa n'icyotsi cyinshi cy'umukara gihumanya ikirere, egari mazutu. Ntaho bitandukanira. Umuhanuzi uri muri aya mavuta uzamwumvana, unkurikire neza, uzamwumvana indimi nyinshi. Urugero, shakarababa ya shakaraba, iyakababababa, eyakarababa ya shikaraba shakaraba. Ibyo birimi baranabyigisha hamwe mu madini bakanabisubiramo. Ayo ni amavuta yo mu keso. Urwo rurimi si urw'i Yerusalemu, urwo rurimi ntabwo ari urwo ku muriro wa Pentekote, urwo rurimi ntabwo ari ururimi mu ndimi zamanukiye intumwa, ahubwo ni indimi zazanwe na Antikristo. Ari nayo mpamvu uyu mwami witwa Sawuli, iteka ryose ingoma ye, muze gusoma Bibiliya,
yaranzwe no guhubagurika gusa, yamaze imyaka 36 ku ngoma, Imana itamubona nk'umwana. Umuhanuzi rero uri muri aya mavuta azakubwira ati wenda kandebe, akubwira ati Mahombi, Imana inyeretse hari ibintu bakuroze. None Hope yasetse. None ati zana ituro kandi ritubutse, ribyibushye, nkugire muri murya icyangugu, njye kugusengera Imana ikureho ibyo bintu. Noneho uyu muntu byanze bikunze ntabwo ashobora kugusengera ku buntu, ntabwo byakunda. Akakubwira ati Feza ufite uruzingo, Imana impishuriye ufite inzingo 50, ukagira ngo kampani yo kukuzinga yaguteraniyeho, none zana ituro rya miliyoni, hanyuma ndajya mu Kinigi, niko Imana imbwiye, aba ariho njya kugusengera, cyangwa se ndajya kuri Parliament ni Uganda, urumva tugomba gukodesha aho tuzaba, tugomba gushaka n'icyo kunywa ndetse n'icyo kurya, hanyuma rero nawe urabyumva, ugomba no kudutegera. Ayo ni amavuta yo mu keso, amwe nyine iyo bayamenye mubona vidanje, muzajya mubona abantu bari kukoza za moteri, nibwo muzajya mubona ibintu by'ibividanje nyine by'umukara. Uyu muntu niyo ndamugereranya na ya modoka iri guterera shorongi yanyoye mazutu, byanze bikunze iyi kuri imbere si wowe urota uyidepashije rwose. Noneho cyangwa akakubwira ati niba ukora bikanga, zana ituro ubundi nkwereke, nkugire i Rusizi. Mbese areba ahantu kure hari butware amafaranga menshi. Ayo rero ni amavuta yo mu keso. Hanyuma iyo agusengera ntashobora kumara isegonda ateretswe, ntiyamara n'iminota 2 ateretswe. Kubera iki? Ni ibintu biri settings, ni nko kwatsa generator, ubundi agatangira kubwira ati ababisha bawe ibakuyeho, akagukubita Zaburi ya 20 ati Uwiteka kwishimire, Imana ikohereze gutabarwa kuvuye aheraho urusengero. Ubundi kirazira ko uyu muntu akubwira ko wasambanye, ntabwo bikunda. Mavuta yo mu keso nta wakurondora ngo akubwira ati dore waranikinishije. Reka ibyawe ni bizima gusa, nuko bateye. Hanyuma kugira ngo ubuhanuzi bwo muri aya mavuta bizasohore, ndagira ngo mbwire abantu mwese hatavuyemo n'umwe muri gucumuzwa n'ubuhanuzi, ni abantu bahuye n'abahanuzi bakorera mu mavuta yo mu keso. Ubu buhanuzi urategereza, Imana ikakubwira iti 2025 ngukoreye mariage, 2026 iti kwa Sofia muraho, yemwe kwa Maritini 2007 mumeze mute, 2008 muracyakoma. Mbese iyo Mana yo muri ayo mavuta ihora ihindagurika nk'igicu, nta gahunda igira. Kubera iki? Ni amavuta yasutswe ku mwami witwa Sawuli, ni amavuta y'ishyari, ni amavuta atera amagambo. Aya mavuta umuntu arayasambanana, ntatinya gusambana kandi ari umuhanuzi, ntatinya kwiba kandi ari umuvugabutumwa. Kubera iki? Akorera muri aya mavuta. Yongeze kuri aya mavuta nyatindaho. Uyu muhanuzi byanze bikunze abantu benshi 99% baba muri aya mavuta uzababwirwa n'ibi bintu bikurikira. Batangira iteraniro babyina, bakarinda barisoza babyina. Baritangira baturisha, bakarinda barisoza baturisha. Mbese ibyabo ni ugusirimba, ubundi ubuhanuzi bukamanuka,
hakaza icyo bita amandiko. Mwene aya mavuta ntabwo abemerera gusoma n'umurongo umwe wo muri Bibiliya, kereka kwa kundi bagira gutya bagasoma nk'akarongo kamwe bari gusoza ngo reka twakire umukozi w'Imana tubwire ijambo ry'Imana ngo anadusoreze, cyangwa ngo reka twakire bishop atubwire ijambo ry'Imana anadusoreze. Umva ku kantu bageretseho, anadusoreze. Umukobwa wahanuriwe muri aya mavuta, kugira ngo umenye ko ibyo ndi kukubwira ntari gutwika, nuko n'uwo mwari muri kumwe aragenda. Ibyo nkubwira ni ukuri. N'uwo mwari muri kumwe mu rukundo ahita agenda. Umuntu uri muri aya mavuta iyo akubwiye ngo Imana irakugaburiye, nibwo inzara iragutonora bya hatari. Umuntu uri muri aya mavuta iyo akubwira ati umugabo wawe Imana iramugaruye, wenda iyo yari yaragiye kwihakabyiza ahandi, noneho ujya kubona ukabona umugabo wawe, kugira ngo Imana ikwemeze, umugabo wawe ahita postinga yakoze mariage n'undi mugore. Aho niho utinyira rero. Ayo rero ni amavuta yo mu keso, ni amavuta yo mu kabya. Mwene ayo mavuta nta kintu namba amara. Abahanuzi benshi bayakoreramo barangwa n'ibi bikurikira: inda nini, ishyari, amagambo, inzangano, guteranya, gusenyera abandi, gusebanya, induru, nta kinyabupfura, nta n'uburere. Mbese ntibabijya iyo bigiye, nta banga bagira habe namba, nabo ubwabo bishira hanze, nta kintu namba. Mbese nta mugayo, mu yandi magambo nta mugayo bagira, ntatinya gushaka rimwe, ntatinya gushaka kabiri, ntatinya gushaka gatatu, ntatinya gushaka kane. Kandi mwene aba bantu bagira amagambo yo kwidefanda, baremera bagashaka imirongo bacuze bakayicura, bagashaka inyuguti bajyana mu ibagiro bakazibaga bakazikuramo andi maproduwi, akaza akagukubita umurongo akakubwira ati Vashiti arongora Esiteri, Ahasuwerusi arongora Esiteri. Vashiti yari yagiye he? Akaba aragutsinze. Ariko ntakamenye ko ubwoko bwa Ahasuwerusi n'ubwoko bwa Vashiti bwari butandukanye n'ubwoko bw'Abayuda. Then Vashiti ubundi bisobanura agasuzuguro, Esiteri bikavuga guca bugufi. Ariko Esther ni umuyudakazi w'umunyagano wari warasigaye ari imfubyi. Urumva bo ntabwo bareba umwimerere wabo. Iyi ndirimbo y'108 mu gushima iravuga ngo njyewe ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bihe byose kugeza ku gupfa. Then iryo ni isezerano umuntu aba yaragiranye n'ubuzima bwe cyangwa se n'ubugingo bwe. Uzumva rero abantu benshi badefanda amafuti yabo. Urugero rworoshye muri buhite mubona, muhumure nta muntu ngiye kuvuga. Ndabaha urugero rw'umugabo umwe witwa Adamu n'umugore we witwa Eva. Adamu Imana yamujyanye muri paradizo, muri Edeni, imuha kondisiyo, iramubwira ngo ibinyomoro uzirire, amapera nakubwira iki, amapapayi ewana ntuzagire umuntu n'uyu n'umwe ugutangira. Ariko nugera ku giti bita keribebefu, ni urugero, nugera ku giti cyitwa karibebefu uzitonde, umunsi wakiriye no gupfa uzagira ute? Uzapfa. Ntacyo ndabwira babahari, ntago ngiye nkorera ubwinshi bw'abantu, ndabizi iyo ntari mu ndimi impanura ewana ntumenye iyo banyuze. Hanyuma rero umunsi umwe Satani ngo araza abwira Adamu, abwira Eva, aramubwira ati umuntu w'umugore nkawe wize, urangije PhD, wize ibintu by'ubumenyi, ufite ikintu bita geography, nawe koko wize
ntabwo ushobora kurya kiriya giti ngo wumve uko Yesu agira neza. Umugore abyumvise arabyumva, aravuga ati oke, reka noneho ne kurya njye nyine, n'ubundi nitwe babiri muri Edeni, reka nshire n'umusaza nawe yisane yumva uko Imana igira neza. Then Eva aragenda arenga ku mabwiriza n'amahame Imana yabahaye, afata igiti nawe yariyeho kuri urwo rubuto, aragenda ashira umugabo. Umugabo rero ntabwo yagombaga kubyanga, kuko muri kondisiyo Imana yari yaramuteze umutego, iramubwira ngo uyu mugore nguhaye utega amatwi, nakara ko mu mara yawe, nakagufwa ko mu magufwa yawe, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Hanyuma rero ntuzamubabaze. Imuha kondisiyo, iramubwira ngo ntuzamubabaze. Hanyuma icyakurikiyeho ni iki? Adamu yibuka ko Imana yamubwiye ati ntuzamubabaze, abafashe cya giti, agize ate, arariye. Amaze kurya, Imana iragaruka iza kureba imyitwarire yabo, burya iranatuzi, nubwo mbona bamwe babikarakasa, ariko iratuzi, izi n'amazina yayo. Hanyuma ngo ku cyane munsi yinjira mu ngobyi ya Edeni, irahamagara iti yewe Adamu, Adamu, Adamu we uri he? Adamu rero nk'umuntu w'umugabo abona ibintu byakomeye, sanga ibintu byabaye akasamutwe, aravuga ati noneho ndapfuye, umva ko nigenje. Adamu yihindukije atangira kubona ubucyakwaha. Adamu ahindukije amenya ko afite imbwembwe ku gatuza. Adamu ahindukije abona hari ibintu bitari bisanzwe kuri we. Hanyuma ngo yigira inama yo kwihisha. Atinze kwitaba, Imana iramubaza iti Adamu we, ese aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije? Wumve amavuta y'umukabya, amavuta y'umukeso. Adamu aho kumanuka amaboko avuga ati rero nakosheje kabisa, ipantaro nazimanuye, ibiti nabirimbaguye, n'imizi nayikuyemo, ibintu byakomeye. Aratangira ati umugore wampaye yampaye ndarya. Imana iti Eva, ibintu wakoze byubakitse gute? Eva nawe aho kuvuga ati samahani, ati reka da, nta makuru ufite. Inzoka waremye niyo yagize gutya na gutya na gutya, mba ndabisoje. Bitangira kuzana umuvumo n'ibindi, ari n'izi ngaruka mubona dukanuye amaso iri joro kandi abandi baryana. Ibi rero biguha isomo rikomeye. Niyo mpamvu umuntu wese ufite isezerano, muze kunyumva neza, umuntu wese ufite isezerano ry'ikigugu, byatangiye kuvamo amenyo, byatangiye kuzana imvi, iri sezerano ni ikimenyetso cy'uko wahuye n'umuhanuzi ukorera mu mavuta yo mu keso. Abaposo bo mu mavuta yo mu keso turabagira, nibo gusa muri uyu mujyi baragwiriye. Kuri izi mbuga nkoranyambaga ewana ni danje. Noneho ikizamukubwira nuko ibyo akubwirije hano inbox ntabwo ari ibyo akubwira. Ibyo abwirije kuri radiyo bihita bitandukana 100% n'ibyo mwavuganiye kuri radiyo. Inbox atangira kukubwira ibintu ukavuga uti cyore, ese uyu muntu niwe nabonaga kuri kamera, niwe nabonaga ku gatute. Uzatinya umuntu ukubwira ati uze kumvugisha mu gikari, wenda mwari mu iteraniro, ni iteraniro rigari. Kandi reka mbabwize ukuri, abahanuzi dukunda icyubahiro. Buryo uhanuriye umuntu mu iteraniro ukabona ibyo umuhanuriye nibyo,
izo haleluya bakaziriturira rimwe ayo mashyi ukumva barayahondaguye kuko uwo muntu avuze ati mukozi w'Imana urimo neza. Noneho rero mwene aba kenshi arakubwira tuzi n'ibindi ati mada yakubonye neza yakwitegereje uri ikizubazuba ntabwo uruma uracyari mutoya haracyariho agatoto akakubwira ati uze kundeba ninsoza kubwiriza hari iyerekwa ryawe Imana yampaye. Yego yari guha pe, rero tuze kuvugana uze kunyibutsa nguhe iyerekwa ryawe. Wasohoka wamubinda ngo ari guhe ati ndi kwihuta hari akanama nakerewemo. Umva abakoboyi akira nimero yanjye uze kunyandikira kuri WhatsApp hanyuma nzakuyobora uze mbuguhe nitonze ndi muri office. Corere nugiye abagore mukunda ubuhanuzi buzabata ku giti. Nyiramama wanjye akabaratibitse rero agiye gufata ubuhanuzi Kibagabaga ku rusengero kwa Ntuzo, ubwo simuvuze. Hanyuma rero wagera muri biro ati harya gatangiye gushakisha ati harya ubwo se koko aracyabyibuka tutabeshanye ati harya ati okay harya uri umudamu uri umukobwa cyore uti ndubatse agashaka ibintu biterekeranye bicuritse bitambitse bitemaguye ibihondaguye akagukwangika akagenda aterateranya utuntu. Mu by'ukuri ubuhanuzi bwawe bwabaye gisipire umunsi agenda atabuguhaye. Hirya yuko atabuguhaye uyu munsi ejo n'ejo bundi ntacyo buba bukimaze. Izo nizo kondisiyo z'ubuhanuzi. Niba rero mutari mubizi mubimenye. ngo nubona umwanya ngo uzaze nguhe ubuhanuzi bwawe. Nta kintu ubwo buhanuzi bumaze. Leo niba ari icyago cyari bwambeho nimugoroba kikaba kitambayeho uredi Imana yandengeye kuko wabaye akani ukareka kuma ibyanjye ukabijyana n'ubundi byigumanire. Umuhanuzi rero nakubwira ngo mfite iyerekwa ryawe uzashaka umwanya uze ndiguhe uzamubwire ngo iryo yerekwa ryigumanire kuko icyo ryakagombye kumarira cyararangiye. Imana yandengeye ntarindiriye kumva ibyo yashakaga kuvugana nanjye setu. Hanyuma ayo ni amavuta yo mu kesa. Urumva ko amavuta yo mu kesa aberamo ibibi byinshi. Bayasambaniramo akayaririmbiramo umuntu akayabwiririzaho. Deni biragoye ko umuntu uri mu mavuta yo mu keso akubwira ati mbonye warikinishije, mbonye warakuyemo inda, mbonye waranyoye inzoga, mbonye reka wowe ubwawe ububizi neza. Wowe uhanurirwa ububizi neza ko ufite umutima ugucira iki urubanza. Urumva ububizi neza ko umutima wawe ugucira urubanza. None ikintu gituma umufata ni ijambo rimwe. Uravuga ute cyo se igihe maze nsambana mbana n'umugabo utari uwanjye, mbana n'umugore w'abandi, uyu muntu koko ananiwe kumbwira ati ihane kwikinisha, ihane gusenyera mugenzi wawe, ihane ubwambuzi, ihane ibi n'ibi. None aratinyutse arambwiye ngo Imana impaye umugisha, noneho iterambere ryanjye rigiye kuzamuka ku rwego ruri hejuru. Mbwira Imana ireba imodoka ikananirwa kureba ko Theogene nasambanye. Umbwira Imana ireba igipangu ikananirwa kureba ko hari umugore w'abandi nararanye. Icyo nicyo kibikubwira. Niyo mpamvu ujye uhita umenya ngo Imana iri kunsheshenga, irimo iransheshenga. Ibi bintu ntabwo ari byo, ibi bintu ni ibinyoma setu.
Tugaruke rero ku mavuta ya nyuma, ariyo mavuta akuriye ayandi mavuta mu isi. Ni amavuta yo mu ihembe yasutswe ku mugabo umwe witwa Dawidi. Aya yo nta nubwo nyavugaho ibintu byinshi. Icya mbere, aya mavuta agira urukundo, imbabazi, ubugwaneza, gufashanya, kugaburira abashonje, gutabara abakene. Deni aya mavuta arangwa n'ukuri. Aya mavuta ntagira ubugome, aya mavuta nta shyari agira. Ubuhanuzi bwose bunyuze muri aya mavuta ntabwo butinda, kubera ko imodoka yose inywa esanse ni itegeko, ni ikimenyetso cy'uko yihuta. Hanyuma aya mavuta umuhanuzi uyarimo umubwirwa n'ibi bintu bikurikira. Impano ya mbere igendana n'aya mavuta ni uguca bugufi. Impano ya kabiri igendana n'aya mavuta ni urukundo. Impano ya gatatu igendana n'aya mavuta ni ukutijandika. Zaburi igice cya mbere murongo wa mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha n'ibindi bisa nabyo. Deni uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu rero uri muri aya mavuta Imana imurwanaho. Niho rero Bibiliya ivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, kandi Uwiteka abimukiza muri byose. Uyu muntu iyo agiye kugwa arabimenya. Uyu muntu uri muri aya mavuta nta kimutungura. Aya mavuta ntatanya n'ibihimbano bya Zaburi. Aya mavuta ntatana n'amakorasi mu mutima, ukaba uri mu modoka ariko ukumva muri wowe harimo konseri, kumva muri wowe harimo igiterane. Aya mavuta iyo ukennye umenya ukuntu witwara, biragoye kwivamo. Aya mavuta iyo uri kwa muganga wagiye kubyara, ijwi riyakoreramo rikakubwira riti humura, uraza kuhahaguruka amahoro. Aya mavuta ntabwo byakunda kugira ikibengero cyangwa icyangiro. Aya mavuta byakugora ko inzara ikwicana, n'aya mavuta ntabwo bikunda. Kugira ngo bazagute hanze uri muri aya mavuta ntabwo bikunda. Aya mavuta nta muntu ujya uyambarana ubusa. Ni amavuta ajyanye n'imirimo n'ibitangaza. Aya mavuta iyo urwaye ntabwo urindira umuntu uza kugusengera, wowe ubwawe uyahagararamo ukavuga ngo ndategetse, ndategetse mu izina rya Yesu. Rero Imana ni umugiraneza utajya ubura uko agenza. Umukobwa uri muri aya mavuta kugira ngo uzamukuremo ikariso byagutwara umwanya utari mutoya, bigusaba gutegura urugamba rwo kuzamugusha witonze, ntabwo uhubuka. Umusore uri muri aya mavuta uramusura mugataha nta kibaye. Umukobwa uri muri aya mavuta aragusura agataha ari muzima akiri umuryerye. Deni aya mavuta biragoye ko, mbese biragoye kutinyuka kubwira umuntu uti urataha turyamanye, nkwifurije gutunga amavuta yo mu ihembe. Amavuta usukwaho ukagira ubumuntu, amavuta usukwaho ukagira igikundiro, amavuta usukwaho ntugire ishyari, amavuta usukwaho ukagira umutima w'urukundo, amavuta utunga ukamenya kugaburira abakene n'abatishoboye. Amavuta yo mu ihembe niyo mavuta umugabo witwa Samweli yagiye gusuka ku mwana wari mu ntama. Ni amavuta agukura mu ntambara, ni amavuta agukura inyuma y'abantu akakuzana mu bantu, ni amavuta agukura ishyanga akakugarura iwanyu, ni amavuta atuma wowe n'umugabo muhuza. Mbese aya mavuta nyakwatuyeho mu izina rya Yesu. Ndasoje, banyita Nibishaka Theogene. Muraza kwihanganira amashusho adakeye,
nta kamera mfite muri iyi minsi, ndi gufatisha telefone. Imana rero iduhane umugisha. Aya mavuta mwifurije kuyatunga we. Aya mavuta nyakwatuyeho. Imana iguha amavuta yo mu ihembe mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha rero. Munyemerere dusoreze aha, mbabwire ngo Pasika nziza, Pentekote nziza, wa gatanu mutagatifu mwiza. Mwari kumwe na Nibishaka Theogene muri studio z'Iriba ry'Abera TV. Wowe rero warudukurikiranye akaba ari ubwa mbere waruhuye natwe, ushaka kujya mu muryango w'abana b'Imana, kwagura ubwami bw'Imana, urajya muri telefone yawe, hari YouTube channel. Muri YouTube yawe wandikemo Iriba ry'Abera TV, hanyuma ukore subscribe niba utarayikora. Imana iguha umugisha kugira ngo ujye ukurikirana inyigisho zacu cyangwa se amasomo yacu. Nakagaruka rero, nimero de telefone ni 07 83 01 002 83 01 002. Iyo nimero iyo uyihamagaje Airtel cyangwa Tigo ntabwo bikunda, ikorana na MTN yonyine, kereka iyo twandikiye kuri WhatsApp turabibona. Nyemerera rero ngushira imbere y'Imana hanyuma turyame. Mana ushobora byose, data wa twese mwiza, tubonye impamvu nyinshi zibitubaho, kutamenya gutandukanya ijwi ryawe, kutamenya gutandukanya amoko y'amavuta n'abayakoreramo. Niyo mpamvu dusenze ngo dukore ku maso, uduhe ubwenge bwawe, uduhishurire amavuta ya nyayo tugomba guhagararamo kugira ngo dukore ibyo ushaka. Ngwino ubane natwe, uduhagarareho, utwubakeho uruzitiro ruzima mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahe umugisha. Murare neza.